none suba iki kukumva ako nyuma ya safari ubu yagiye ndi hano muri urugo no gukembere okay reka nkwereke kugira ngo tujyane ubikenda ngo kupitirwa sawa kujya nijoro nanjye ngo nsobanurire ibintu hari ndikumva sobanura kandi ari bamaze iminsi ku ishuri amaze iminsi ku ishuri nyine hari ibintu nyine nabonye byacanze se ko maze iminsi ntaza ku ishuri se fisa neza fisa araho ubu muri kwiga rero isuraga mubwiye turi kwiga ariko unizere ko wakunze ishuri ariko none sinjyana cyangwa amahirwe nkayo ntaboreka ku ishuri buri munsi Masoni ndiwe bimeze gute ko tugembana ntazo kumwe njye se byanjye irari nsajya nsanabonye umwanya ndaje nsobanura bambwire nta makuru yo ku ishuri makuru ni meza Chris nyine yambwiye ngo usigaye wambara neza ariko ufite ikihe kibazo nzomutombana mu rugo nsana ku ishuri we ntabwo wazambona njyana muri douche tu sawa nashaka kuba mu bakire umwana utaha muri etage nge namwishimba ko byera byancanze byawe ntacyo zitwaye se ubunda mukuru yawe nyine ntacyo bitwaye gute ya myenda yawe wishyize nyine okay anyway ntakubeshye nyine umugore w'umusaza wanjye nyine izarankweto n'imyenda ubona nambara nsigaye nambara ibyo yanguriye nawe gukunda pe siyo myenda kandi muri imyenda nutse nyine nawe urebye imyenda wazana ku ishuri ukareba n'imyenda wambara ubu ngubu na nese sha nakora iki cyase we ko witeteye ko papa wakuzana muri rwa rumodoka kamusobanurira nyine ibyo wambwiye ariko nawe bisigaye ukabye ndiga buri munsi ariko utuntu tworoshye tukakunanira byancanze peacemaker patriotic friendly ibyo bintu kuko ntabyize naregiye ni social nyine biba byancanze se mama naje kugira ngo umfashe se okay kwagiye ubundi niyo mpamvu naje okay sawa ndabona bwije ubwo bifasha ndumva ufata vuba barize sawa reka njya mu mirimo ngwerekeze sibyo amurekeze nani keke yawe ntacyo kwishyuye mujya munyibuka urandira ikibazo ntacyo teka mugeze imbere it's okay kwishuri baranyirukanye wambara ukajya kunsaba imbabazi ndebye musaza wanjye ndamubuze ndebye na nyasafa ndabuze ndakwinginze mbabarira ujya kunsaba mbabarira ndakwinginze baranyirukanye neza ko biguse Kareze reka ngo nagenda nitwe iki kintu neza nturi wo mu muryango koko wanjye uwo bambwiye wese tufitanye aho duhuriye bambwiye je mfana iki nawe sadunda je mfana iki nawe uri mu muryango koko ntibakuzi hanyuma bakirukana iki rero kagere inkuru n'umunwa yibara nyine umaze iminsi ntajya ku ishuri kandi namwe murabizi nirwaga hano cyangwa uratwite akumwita kuko natwitira nari ku mana yanjye kuko ubu natwitira nanirwaga hano mu rugo mundeba ndi gufura ndi guteka ndi koza ibyo mu rugo asigari we tuziba reka nawe naguhayisha ari yongera hoje abantu je bacorerane nawe ducorerane wambara ko kumajya ntumuza amahirwe ukaza kunsaba imbabazi kuko banyirukanye ndakwinginze noneho ni nagahato nta nubwo uri kunsaba ahubwo uri kumpata ndi kuguza ni imbabazi n'ukuri ndakwinginze basi mfashe nyasafari ntawe uri hano musaza wanjye nawe hari tuguka
Okay, reka nkwereke kugira ngo tujyane ubikenda ngo kupita inkoni 30 umugaje ubu koko nazajya kwiga gute koko nizo unamanye ne nkwereke hindukiza ngo nizose urabona nge nabigwaze nkubita nkajya kwishura koko wambabare koko kamba ndakwinginze byibuze ndakwinginze umva kugira ngo kubabarira unamuyora ibi byose nimbe yoro urambabarira yora uvugisha uko urambabarira yora kibazo ibi byose nge ndaje mbigiye yora jyane urambabarira koko jyane ibi ntago byananira ndabiyora nuko ndabiyora ibyo yora yagucomeka igiti ariko wowe kunsaba koko wabwiye musaza we mukajyana hariya umva akubwiye ngo shanga cyane tusa kumana bijya gute ariko mbabara ndivuga naho njye ndakubwiye ngo sakumike byose kurumva abantu bari gucuranga washyana utera umwaka nimba imbaraza byose uva washyana umuteye umwaka Sashiri akuma umugore mwiza ndashaka amafaranga wari utangiye neza ariko ni ikintu cy'amafaranga ni sede wameze mw'iminsi nkinjira sidafata n'amazi yo kunywa k'amafaranga niyo ndamukanya se basi ikibazo gihari amafaranga ase nayiki ko mubaza ari abadufuka tw'umuceri hari amavuta hari amakara ikibazo ufite ni iki hari udufuka tw'umuceri hari amakara bongeraho ngo hari na gaze kongera ko n'amavuta ko tibagiye n'ibitunguru icyo nshaka ndashaka umushahara ukorera akose ntutuvugishije ukuri umwakubaza usubiko ntako utansuzugura ubundi se umugabo utabyara ewe genza ndabona nk'ubu simaze mu mutwe wumva ntabwo ufite ubwo basibye amafaranga rero nagira ngo nyagoye ku mucyo amafaranga ngiye bonye yose nyakoresha ibibazo by'urugo by'urugo binyereke akibazo gutungana na mwene wawe ariko none ubonye urwitwazo ubonye urwitwazo mwene wacu aje kangahe se hesha ko naro ko ntigeze nzamura umunwa kuri bene wanyu bamaze igihe hano ako nabahe ari mwene wacu ntabona tindiki ura mushiki wawe yaje atwite mbese urwitwazo bunuru wewe warayiteye banga kuyakira nyitera mu kirere hasonore guna uri n'umuranavuga je mfite ikibazo kimwe jewe wananiwe kubyara none ugiye kubyaza bene wanyu ndere warayiteye banga kuyakira se nayitera mu kirere kuri nawe niho wabonye umunwa wakuye umunwa wo kuvuga urumva uri muravuga nawe mbese urumva ubu twagufashe nk'umugabo uyu munsi urumva uri murakuvuga nawe umugabo singiye kurerera bene wanyu wamaze akemeko muzanyunyuza mugeze ryari udutsi twanjye wagira ngo n'utu koko bene wanyu bazanyunyuza kugeza ryari uzicazo dufitanye ni kimwe cyonyine amafaranga wakoreye yego nagafa k'umuceri kegetse hariya niba kegetse ndayashaka wafashe imiceri ukajyana ku isoko nkareba igitunga wowe na mwene wawe ariko kuri kuvuga mwene wacu wowe utavuga mwene wanyu akora akana k'agakobwa kangana akana k'agakobwa ukageragana n'uriya mukuru wawe nawe uratangiye kumuzamura mujyana heza icyo nshaka ni amafaranga yicaye inzu uravirwa se basi ngura amabati ushinzwe kumenya icyo maze amafaranga ko nakubwiye ni ibintu byose twaganira udashyizemo amafaranga waba ukoze ikintu cyiza kandi ndagufatira ingamba mugabo ezo utafashe cyangwa naraciye sinzira sawa umva nuko gahunda zesitani zivuga ngo usubiriremo uko turawumva yeno urakomeje 12:40 nanjye nzajya mba mvuye muri dushe yego ma wanyumvishe 2:30 wicara mu biro nkwicara iruhande maze kugira ngo bitagenda gute 6:00 ujya kurya tujyana nimugoroba dutahana iryo niryo noneho tegeko kiziho niyo utaryemera uguma mu rugo uzadutunga se ma barabyananira
ni ukuvuga mwarateguye mu rugo ugiye kubasiga uzajya atunganya ibyo mu rugo nyine nanjye ujye gutunganya ibyo wambabare ugomba kubaka rero ugeze igihe mfite n'ubwoba n'isi. Okay, mu mafaranga twubake hagiye kuzamo abana ba bene wanyu bamaze nabuzukuru ubwo turabita iki bundi bari abana ntibikureba ngabanyaho umunwa mu mafaranga uratandukira ikiganiro kubera iki ese ushaka bene wacu barakureba kamba mbona wahindutse ushinzwe iby'amafaranga yanjye ndayikise ndayakeneye pfa kuba uba wayakoreye bakagenda mereza ngewe aho bigeze noneho bingeza ndumva nenda kubira wajya ukaruka sinda nakuyana mubwiza ukuri singiye kuzameneka ingoma z'amatwi kubera urabona igihe wahereye umoko kandi hari igihe uzatuma nanjye zibaho ugiye kumbona wahagurutse nyine tugiye kureba kajya mu ruzi kajya aho wagira ngo ni amazi akuye mu buto bwacomotse. Halo? Oui. Yego fi. Oui, ndakumva sha. Umusawo ugiye kumbwira ibiki koko? Kibyanshi intege ari byinshi koko. Nkaho ugiye kumbwira ibiki byandimo agatima. Ngaho mbwira ndakumva. Ubusawo ngaho nyumvira ibintu mamagariye koko mbwira. Baranyirukanye. Maze igihe ntaza ku ishuri ndabizi none ukumbwira ibintu byo kuza ngo gusaba imbabazi ubusa ndaza gusaba imbabazi kuko baranyiyamye sinshobora kuza gusaba imbabazi njye kwandika urupapuro koko man mbabara mbwira ndabizi uri inshuti nziza turigana koko urumva ibintu byo kwandika urupapuro ibyo bintu byamarira iki koko ndakumva nyine nandikira umuyobozi mukuru wa kaminuza Shafi ngiye kubigerageza nyine ariko man nta cyizere mfite nkurikije ukuntu ejo bundi bansohoye nabi ntacyo reka ngerageze ejo nzaza ngiye kwandika urwo rupapuro nabuze umuntu waza kunsaba imbabazi ngiye kubyandika nk'uko bimbwiye shyiramo izo mpamvu zose umbwiye ndebe niba byibuze banyemerera sawa naho imana nyine sawa nta kibazo sawa ugire ibihe byiza kandi urakoze sawa inama bambwiye koko kwandika impapuro koko ubu irakora ubu byose mama ntabwo azi ko biri kumva umwana kuko ubu nkora iki koko ntacyo bankurikiza iyo nama bambwiye Hayati, hayati. None yanjye. None se mukoko iki koko akira amazi byibuze umwe muvandi none se ubaye iki koko muvandi ako kuru nyine ya safari ubu yagiye ndi hano muri urugo no imbere aso muvandi mwanje abaye njya nsanze nuko nsanze nimo gutaka ndikumuzanira amazi yanze kuyanywa sinzi ikibazo afite ungira utu muvandi urane biki umuhaye amazi muzane nta kintu nimutwaye kubabara uwo muhaye ibiki ariko se njye ko nta kintu mbwira ikintu mpereye umuvandimwe ntabwo mbizi yakugeza atari ko umpereye iki umuvandimwe ntacyo mbazi none se ubu koko njye ko nta kintu muhaye ko muzana amazi tanze bimeze mwese umeze ute ariko ihangane rero reka duhamagare none se tujye kwa muganga basi tujye kwa muganga muvandi ihangane tujye kwa muganga reka tujye kwa muganga ihangane komera muvandi ihangane ariko ihangane sirashano rimpereye cyo noneho umuvandi anakomera reka mpamagara ambulance ze ihangane muvandi halo ni ku bitaro yego dufite umuntu urembye hano ku gipangu cy'ijana na 11 ni mu dutabara
yego murakoze ihangana ambiranse igiye kuza muvana irashya noneho mana yanjye wimazeho umuryango ntori kugize gute ko ihangana ariko noneho hari bumbone maze bite se mwana iminsi myinshi cyane cyakora Shafina ari mukombo nanjye nuko mwana ariko se mwana ni gute bifata ukaza ukajya mu rugo ntuze ku ishuri mwana hose ku ishuri koko wowe bize nkunda kwiga uzi ukuntu tuba tugukomboye se ugiye abo ngaho umuntu ikigo cyose yarabuze ubu ubu nindi uri gusobanura nk'uko byari aha ko wowe muhanga si wari uhari basa ejo bundi yaje kunsura hano hambwira nyine ngo mu ishuri nta bikaze ngo arabasobanurira wapi muhanga wese rubango Eva ni nyina ni uriya ni umwana wo mu bakire pe ndabizi nawe ubundi aza kundeba iwabo mva bamugiye mu modoka ashaka iwabo rero kubera ukuntu ari umwana wo mu ngati ni umwana wo mu bisorori utarigeze ababara urukumva nuvuga ngo ubwenge bwagendeye muri bya bisorori ejo bundi aza kundeba papa yaje kumufata mu modoka nziza cyakora abana bafite umugisho w'iwabo ariko disi buriya icyakubwira yuko bari abana bo mu bakiri ikintu cya mbere kibangiza mu mutwe ari ukubona iwabo bafite amafaranga bayumva ko ibintu byose byarangiye nta kindi kintu azakenera bazamuha 8 n'ubundi amafaranga ya se na nyina akayatsindira ese buruse burayikuye cyane cyane ko uriya mwana wibuke neza yuko ari abana babiri bonyine yicaye hamwe yakwiga ejo bundi yaje ansanga munsi y'ikigo anyicaza mu kajaride turaganira ari kumbwira ngo nimusobanurire none arangije za hano waje kwiyemeraho ngo niwe usigaye dusobanura ariko ubu narageze ndabona ko utambwira ko ibintu yazanye yanditse muri note atari byo c'est vrai regura mwana n'umubosi nawe yiwanyu bari aho bosi nawe uri umubosi ahubwo ndashaka kubaza kubera icyo umaze iminsi utanga ku ishuri shati byanjye se shati ese kari birebire numva nyine ntabwo nasiba ishuri nta mpamvu mfite ikigeragezo pe ahubwo ejo bundi baramwe musigaye ujya ku musozi wa Ndamirambiwe uzansengera ikigenda kigukorera uzagenda ukimva ukinturira aho ngaho ku musozi cyakora gutyo ntangiye guhanura se ko mbona shani musigaye uhanura fuka mu gusengera karata chiki poru chiki rarakichi Uwiteka Nyagasani Imana ishobora byose ndakwinginze kugira ngo ufashe umwana w'umukobwa umuvanireho ibintu bibi byose bimuzirika mu izina rya Yesu abantu bose bamuri iruhande bamuhangayikisha cyangwa se batuma atabohoka Nyagasani ndakwinginze kugira ngo bamuvane mu izina rya Yesu ndakwinginze Nyagasani nzi neza yuko ushobora byose kandi Nyagasani nzi ko Mana ari wowe usumba byose nzi ko rero waremye ijuru n'isi Nyagasani nzi ko nta na kimwe utakora ndakwinginze kugira ngo umubohore umwana w'umukobwa ndakwinginze Nyagasani wiyigaragaze umanuke Nyagasani umufashe ndakwinginze mbigusabye mwize mu izina rya Yesu Kristo umwana wakunda amen amen Shafi niyo mpamvu yo gukunda mu nshuti zose zo ku ishuri uri uwa mbere pe ya rero ndumva wamerekeza ngataha ntabwo werekeza pe ntabwo utagize urandebye uransengeye nzaza mfite umwanya tuganire dusenge dufate n'igihe cyo kwiyiriza yego rwose ya ntacyo reka mugeze imbere ndishimye ariko kuba ngusura Emebo yari hehe cyangwa wasafa mana yatumva ubu byandenze mvuye ku ishuri uko banyemereye kwiga barambabare reba urupapuro bampaye
sinzi ukuntu nakubwira ndishimye ntabwo wabyumva reka nkwereke nawe uragira amatsiko akirire wenda no ku ishuri akirire kubera ko barakwirukanye isura nasabye nyine nanditse urwandiko nsaba imbabazi ntabwo nabona akira nawe byirebe barigere gusubira mu ishuri akirire Merezi njye vura nibaza ubu ibi nibyo byagushajije kuva mu ishuri byari bimpangayikishije baranyemereye ndumva nanavuze n'indura ahubwo ariko ugiye gukora nkubaza wiga itangazamakuru oya uravuga we undi mvura mwita imashini ariko none uri yayindi fofera ntabwo ijambo rye rigushira mu kanwa neza ndumva byandenze n'ukuri ubu nibaza ukuntu nzasubira iwacu mu cyaro byaranyobeye mbese umujyi warawukabye oya none se ubona kuzasaba nta diplome mfite aribyo byanzanye muri uyu mujyi yaba ubu se narakukira urupapuro nanamugagema n'amahirwe nabibonye kuko urayanyirira ariko si uko ku rupapuro ubu nabigenza nabize ngo njye kukwereka nk'umuntu w'umuryango biragushimisha ndebera ibintu nkora genda ujye ku ishuri nyine kurira nabi urunurira nk'umwana ngaho genda ujye kwiga nyine nahise ubu ndagiye guta urupapuro rwari kunyinjiza mu ishuri rumbabarira ko urushwanya subira kwigisha abaguhurunye z'abagabo bawe twaragura iyo myanda yawe sibyo twaragura twagira ngo uhindure uve gufata inkoko za rubanda amahirwe yanjye we ubuzima bwanjye ukibeshya ukabibwira musaza wawe ntabwo nzabimubwira nkuko wamwishe ko bakwirukanye mu ishuri yego nanjye nkabiceceka ukibeshya ukamubwira ibi bibaye ntabwo nzabimubwira